yaranerese rero yakaguterese se yakubwiwe bari umwe nk'umutoma barakobwa mukunda imitoma mbwira nk'umutoma yaguteye yaraje uri kumva arambwira ati kubona ngena dusabe tutazasubirana wakwemera nkakugira umugore ndamubwira ati se byanyabye kuko mwararekanye arambwira ati byarabaye ntago tuzongera gusubirana nanjye rero nk'umuntu ari umaze iminsi nzerera ku muntu utanyitaye utazi ngo meze ute navuga ati wow kubera iki basi ngewe nibura nagerageza nkareba ko ibyishimo byanjye biri hano nyamara mujye munakunana hano ku nganje hamwe mwabonera abagabo narongowe makuye umugabo munduka noneho finally birabaye namuzongera nka madamu Yaka rero tubwire itandukaniro uje uzanye kuri Yaka ritandukanye n'abandi bagore yaba yarahuye nabo itandukaniro nuko Imana izamfasha nuko Imana izagufasha namwe muzansengera urugo rwanjye ruzagende neza urumva amasengesho Kenya ari nka yahe muzansengere bitengera urubyaro umuntu abirago n'ababyeyi bitengera urubyaro urugo rwacu rutera imbere zaho ririmo amahoro ese ubwo banye na Yaka ntubyare yene se njye ntabwo ni urubyaro washatse nkamuririmbira ariko wifurije urugo rwiza muzabyare hungu na kobwa amina nyene uravuze uti uramutse nyene nayo nkubajije uramutse ushakanye na Yaka ntubyare ntago mbizi nyine hari umwana ufite Imana itanga umusenyi ya papa w'umwana kwamaranye imyaka ingahe kuki muvuga none erega buryo urugo rwiza n'ururangwa n'abana ariko uzi gusohoka urasonzana n'abana rero ariko bafite sikwabanye imyaka ine byaranze musare we narifungishije sinamubonye nyuma nyene nawe noneho uramugira inama we nibigera tarabyara ajya senga ajya kumavuka Imana itanga urubyaro ese kutaniha tugende nkwereke mu bapfumu bazaguhesha umwana ndavuga ati wapi nzasenga Imana mu bapfumu baguhesha umwana none se nka Liliane uramugira inama yo kuzagira uzasengera urugo gusengera urugo nyine ese nk'ubwo ni mu bantu ukabona ba bagore ba Yakobo ku ruhande baraje baraguteye hari ikibazo cyaka no hasa yayiciye bazashare uko bashaka umugabo njya mugabo reka mwe yamahiye bazashare yaguhahiye yishyuye inzu yakwambitse yakoreye buri kimwe cyose ariyo mpamvu urajya wangoye ngarajya gusambara ariko ste reka kumwoshya mbonye noneho uruguvugiye kuko urwo mugabo wawe we Nzovu urumva ubushize yaravuze ati uru rugo nta ruhari urumva baravuze ngo urugo none urugo uraruvuze akunda Yaka ntago ari nka Diane ubibonera hehe none ikintu impamvu amukunda uyere kuvuga ngo niyo yajya no muri ghetto niyo yajya hehe narwo nakwisimukuruza n'inzu iyo hejuru ariko uriya warashaka inzu ya 200 none haje wa Festa nukashaka inzu ya 200 rero uyu yarashaka Mana arashaka umugabo ubuzima bwose tuzabubamo ubuzima bwose muzabubamo kandi buri bintu sibona biketa byihuta bura namugisha ntabwo bijya bihirwa bura banze ugende buhoro gende gakeya uzagera ku rwego paka ko niyo ugiye kubaka inzu ubanza ugacukura umuntu uza ukabanzamo amabuye ariko yo kuvuga ngo dushaka inzu ya 200 ejo none se urumva mwaba nko mu nzu yangahe byibura minimum 50 cyangwa 60 50 ariko abakunzi ba IM ku bakunzi ba IM nizere ko hano umuntu uri muri no video nizere ko ari bwitange nk'amezi nk'abiri nukuri ku bakunzi ba IM uvuze ya 50 cyangwa 60 ubwo no kuvuga ngo ni 60 ariko undi ndashaka inzu ya 200 ku bakunzi ba IM nizere ko rwose abantu bari no video bari bwitange byibura nk'amezi abiri uko agiye kubaka inzu uko reba ko nenzi ko abagabo kuntu bateye nenzi ko nta mugabo wakubita umugore ariko kumena ikiko wanje ndamuga ati se umugabo yankubita wumva gufite imbaraga nawe nkamubaza so wankubita se ngo nagukubita koko umugabo aragukubita bro kanafite nunavumbuka nyine kandi kamuhakeye ugahindukira nyine paradizo nyine yarukubwira neza nyine mbese nyine narohombe mu rugo n'ishuri ritarangira urugo ikintu nabonye cyo n'abantu bazubatse mbona ishuri ritarangira ugiye kumusirikana icyumweru kimwe ukwezi kumwe ntabwo wajya kwita chef utangira kwitwa irindi zina nk'urwo rugo utangira kwitwa ngo ikize nyuma y'ukwezi baba kutajya kuhamagara niko nuza we ngaho ibaze nkayaka nakubwira nk'ijambo ribu uzahita usohoka nawe cyo kuza ngiye kurungunda ngiye yo nkundana n'umuntu
ubu se Esther na se Liliane we yageze ababara Liliane we hari ikintu cyegeze cyikubaza cyambere n'uwabanye n'umugabo urabona aribwo mvutse mpita ngana gutya none se ikintu cyakubaje ni icyo wumva Imana izaguhoza ikintu cyambabaje nuko umupapa wambyaye kugeza na zino saa tatu Uwiteka Imana igira neza uri Imana igihindura ibyanze guhinduka uri Imana ikora ku cyavu ukicaranya n'ibikomangoma Mana ndakwinginze runo rugo nibwo bwa mbere ngiye kubaka uzamfashe nzaboneremo umugisha mite mbyara abantu batekereza ko runo rugo rutazashoboka wowe uzakore nk'Imana ibindi Imana izagerageza ibimfashemo. Yes, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana hamwe mwakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV nkubwira nti wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu reka nkubwire nti amafufu amafaranga agufurebe nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi irutarimba ni binyoma intore idatoragura amayugi tugarukanye n'abategarugori babiri reka tubahe ikaze kuri IM turabyakiriye ariko ngewe uranseze none hari aho uvuga ukagira ngo nta mwuka ufite undi bo waje wari mbaza ngo wari tuguhaye ikaze rero Esther madamu wa Nzovu wacyuyigi ariko nanjye mvuze umuyegisi ubu se noneho tubyita iki ega cano muragakora umwana wa dadi basi nuvuga iyo cano nk'uko nabivuze nkwemereye fanta vuga ngo iki iyo cano uri gukora bayita ngo iki iyi ngiyi bivuge neza Ikaze Media TV nyivuge neza izina uri ryayo babuyita nyine Ikaze Media TV Irakiza Media TV Max ngo ni EM kandi EM ni ya Irene ubonyeho mwaramwiganye ubonyeho hari habanza agashyira na EM Irakiza Media TV siriheho Irakiza Media TV wabibonye ariko Liliane bikurushe Liliane we ajyanga abantu tumenye ibintu bimwe ibintu byo kwayira hano kuri cano nkaho utariye singana Petero wagukubitaga yakubwiye ko se nta kintu wamuhaye ntago ari inzara niki n'umunaniro wararanye nande ndarwaye malaria akibaza ko ndwaye malaria nungure n'agafanta k'igihumbi shaba kaguhe n'ukuri bakaguhe n'ukuri kw'Imana n'agafanta sheri baguha agafanta kasi gashyushye ndi ku miti aruze nukuvuga ngo fanta uri kuyaka kuntuza oya fanta ya plastique ndayanga shawo nabyo ndyohera sinzi impamvu mubaze ya indi ya orange se cyangwa citro baguhaye orange se mama ya orange baziciye akundi uba muri Rwanda wowe orange baziciye se kubera baziciye bazikuyeho nazo yahuzu nazo baziciye of course ntago nari mbizi rero bakunzi ba IM Irakiza Media TV rutarimbana ibinyoma intore idatoragura amayugi ntago ntoragura ibinyoma ubungubu amakuru maze iminsi acicikana ngo nuko uyu muntu wicaye iruhande ngo ari umugore ni madamu wa Yaka ariko nyenza byemera neza babanye tukabona bakubise nk'amezi nk'atanu ubundi kubaha amezi 5 ubundi babana nimbona babanye neza ubonanya ko dusaya atari utarushobotse nimbona riri bari gushwa nimbona riri nyine yakakaza kabango ne bamutesheje umutwe ubwo nzamenya ko abagore yakabamunaniye dusanga ari abagore bashira isoni bakavuga Yaka nzamenya ko Yaka reba wagize ute wamunaniye ariko raba abantu baranabera nkize igituma waje uvuga ngo urashaka Nzovu nanjye simbizi kwita yo wivugira Yaka kari we nabo yerega Yaka yakundanaga na Dusaba bararukundaga Yaka yakundanaga ngo ejo yabagiye kurana nawe bararanye muri Rogoci ngarara mu masa inuzi misaya oya sayo makuru mu yahaye ngo yarayamumasije neza arangati numva meze neza nahuye n'umukobwa aragenda aramasa gukimitsi naje meze neza bura Yakakunda Keya ni n'umugabo wese akunda Keya umugabo wese kunda Keya none se nibarize Liliane byibura kugira ngo ugire igitekerezo cyo kuvuga ati mvuye kuri Nzovu ngiye kuri Yaka kandi uzi ko yari amaze gukubita ikintu ijisho barimenye nawe urashaka se kurirya
se ruriya rugo rwubakwa ntabwo babiri bajya gutungana nta muntu wari uhari sinzi rero ngo wari uri mu ikosa wari uri mu kuri nimba dusaba ari we byagize bigasembura ntabwo mbizi kuko hari aho biba byaturutse we kuko urugo habamo ibintu byinshi rero ntabwo urugo rurimo Yesu rugira amahoro rukihanganirana rwakira abashyitsi rukaranga mu mahoro. ariko se usigaye uririmba muri iyo korari muri twiyarure twibature twiyirize twivurugute iyi korari bayita ngo iki niducyurirane wamaye fanta no yakoko wase kuma fanta nini niko mfa kuyima ko sinyangunda fanta nini rwose njyaga ndi umusirimu uri umusirimu bagiye bagwa agafanta gato nawe nkunda ibintu binini umugabo wanjye ibintu ariko umugabo mugani wanze uvuhora urata ibintu byose by'ipopa yabinkuyeho ibintu by'iki by'ipopa izo ko ntabwo kinywa inzoga ntabwo kinywa inzoga nawe nyigwa inzoga ndazinywa nukubera uri ku miti ngo nukubera ari ku miti. Hanyuma se Liliane tuguhaye ikaze rero tubwira ukuntu wafashe icyo cyemezo cyo gukunda Yaka umwana wo mu nkambi. Fata iyo mikoro neza ubitubwire impamvu namukunze we yarankunze arambwira ati ndagukunda wakemera ukambera umugore ntekereza ko uwo ndi gukunda ari aho ngaho atitaye mimba nananyweye mimba nanashonje mimba nanitiki mfite ndavuga ati wow Imana itabarira igihe. Wese yaguhaye iki kugira ngo uvuge ati uyu nguyu ari kunyicishije none uyu nguyu azamara inzara? Agaciro yamaye karahagije. Agaciro se barakarya? Nicaye hano kubera Yaka ntago nicaye hano kubera Nzovu. Ubu wicaye hano kubera Yaka ariko burya bwa bundi babantu mubazamukiraho sibyo? Ngo bari abagabo muri umuntu Nzovu umuntu Yaka niyo abantu ba muri bigita free nziza ni batereta Yakarara yaranerese rero Yaka yaramuterese se yakubwiwe bari umwe nk'umutoma barakobwa mukunda imitoma mbwira nk'umutoma yaguteye yaraje uri kumva arambwira ati kubona ngena dusabe tutazasubirana wakwemera nkakugira umugore ndamubwira ati se byanyabye kuko mwararekanye arambwira ati byarabaye ntago tuzongera gusubirana nanjye rero nk'umuntu ari umaze iminsi nzerera ku muntu utanyitaye utazi ngo meze ute navuga ati wow kubera iki basi ngewe nibura nagerageza nkareba ko ibyishimo byanjye biri hano nyamara mujye munakunana hano ku nganje hamwe mwahabonera abagabo narongowe makuye umugabo munduka none finally birabaye namuzongera ndarongowe muzongera ahakuye umugabo finally munduka yego ubu se mu rugo ariko ntago barabimenya ntago urajya kwerekana mu rugo ntago barabimenya ariko turi gutegura ubu se mu rugo nugezayo Yaka ntibamwakira uzabigenza ute? Reka nkugire inama nk'inshuti yanjye. Yego nkugire inama nk'inshuti yanjye. Yego kuko njye nahuye n'abahungu benshi namunye n'izijyana mu rugo ushaka kuvuga ngo ujyanye Yaka mu rugo ugasanga wishyizeho igisebo mugasanga mwese mutandukana agahinda kakica ababyeyi bawe n'umukobwa banza umenye umugabo mugiye kubana mukubite nk'umwaka muba muri kwigana naho uvuga ati nzubaka sinzubaka bama mwamenyanye yego ubundi nubona kuko mubona muzubaka jya n'umugabo iwanyu nta kibazo ariko we nanabikenera kujya mu rugo tuzagenda burya reka nkubwire burya umuntu wese Imana iba yarasabye w'Imana jya buriya ngo yakanaga n'umugabo ngo wanireta ngo mpite njyamo n'ubundi ndamukunda kubera iki se Yaka si umugabo ufite nyine ibyo ugendera sinzi nyine njyewe ukuntu nemo muri njyewe sinzi ukuntu nemo ariko nawe umenye ko ibintu byose kuba urahanga wicaye imbere akawe n'ibiri byose no ku buryo umenya aho ubikesha fondasiyo yarayishimiye ariko ntimugakomeza hasi mujye mukomeza oya tujye tubivuga rega niba ukora hasi wowe kwavuye mu nda ya mama wawe ndamushimira bakakanya mama akubwiye ngo mabitano wayama cyangwa kandi umukobwa guhamagaye mabitano tuyamo oya bose nayaba erega umubyeyi burya aba ari umubyeyi none se reka nkubaza ni umugabo wawe n'umubyeyi wawe havuze ngo hagende umwe hagendane bose ntago bose reka n'ingenzi ku buzima bwawe ari umugabo wawe n'umubyeyi wawe bakubwira ngo ntihabemo umwe ubura ubuzima wakwemera ko ninde ubura ubuzima none se
nakubwiye ngo fondasiyo ugomba kuyitekerezaho. Nanjye nakubwiye ngo ubure atamanze nkubwire yazamuye abantu benshi mu kubazamura. Hari igihe rero Imana ikuzamura ni wowe tuzi ariko wawe urimo utangiye kwihenura site. Harimo Nyiramenye, harimo Delphine, harimo Inderundi, hari n'abandi njya harimo Mama Queen sari muri gereza, harimo gereza usite wagiye sinzi abagore afite abagore ariko abo bose abo tuzi abagore babiri ariko uza kuri kamera ni wewe. Ibyo nyine ntabwo bindi ahubwo uvuga ngo ubwo Imana niko kuri nyine Imana yamuciriye inzira ahantu yagomba kuzaca inzira. Ndashima Imana mbere na mbere ibindi byose ikaba yaraguhuje ikaba yaraguhuje na Nzovu bakazaza wifa ngo imba yaramutangiye uvuze ngo rero Nzovu urumva uramutse ukoresheje ubukwe ubu ngubu iyo naza ngo nirwanire ngo nanjye oya Imana itangwana ngo mwarange cyangwa yagumye rero reka mbabwire sinye ko nyatabivuga kuri channel yanyu zane nanjye nitega kuri channel yanyu mbivuge mfite ibikomere byinshi bro. Wakomerekejwe nandese natwe gutese abanyamakuru turakubaza ukadusubiza. Umunyamakuru yanga kugukoresha ariko akanga kugukoresha oya nta kindi agenda akakubwira gumva njye na rwari nibyo y'abanyamakuru yabwiraga Nzovu akavuga ngo ngorekera ku bugeni bwiza na Esther Ngazina niko bameze ishyari baba bafite gusa nawe batangiye kukugirira ishyari ubu nawe batangiye kukugirira ishyari batari mugirira irihese ahubwo mugira inama oya mugira inama y'ukuntu azitwara muri no mihanda. Igihe kintu yaratangwigira inama inshuti yaje none bavuze ko bikoreraga ikiyede cyede mananye sinigeze nikora yakoze n'ikiyede mugira inama sese banza abantu twagikoranye mbere na mbere abantu bajya bavuga wewe uturize ugenda wisengera ubwira Imana ati Imana ngeze aho ushaka kugeza naho umuntu mbona ko byanze Imana izagira ugende ku magambo bavuga nani Imana n'umunsi umwe ni wawumara si wawumara no kwiza igihe ngiye kumva ngiye kuva ku macaro numva ngiye numva no ngiye kuvuga no ngiye kumvuza muri gitira ariko nkagira ngasenga Imana kandi byageraga bakavuga ati Esther ntabwo tuzonye kumuhamagara mu kiganiro ejo bakongera bakamuhamagara Imana yanjye ko Imana hari icyo yashaka kungeza kuri umugabo yashaka kugeza ku mugisha wawe. Ubu ni ukuvuga ngo umugabo yagukuye kuri social media habaga bari ariko kuri iki gihe rero abantu bazajya bajya kuri social media nubwo bavuga ngo social media mu Rwanda ngo azacika ntabwo bizabahira mwese mbwira hari umukobwa urakodesha inzu wenda nk'amezi cyangwa bayakodesha abakobwa bayakodesha adahari hatazi ko ari mu batahe kuna amafaranga rero nakubwira ngo tugure byeri ukarira ntabwo ngiye ngomba kubagurira mushaka byeri se njye ariko ngendagura kuri IM kujya musebye nk'umunyamakuru wa IM murabizi sibyo. Ikintu cya mbere munakora n'ubukwe wowe Liliane nukora ubukwe nkwemereye intwererano muzakora ubukwe se cyane muzajya mu murenge gusa bakagira ngo mvuga ngo nitubana uzaduha intwererano reka kudutega iminsi ratamanze mugende mubane mwigana niho tumenyane. Hanyuma se ubu ngubu bigeze hehe muri make bimaze igihe kingana iki ni nk'ibyumweru bibiri ntabwo biragera none se muri iyo minsi wenda nk'icyumweru kimwe mu maranye ni ikihe kintu uri kubona uzihanganira kuri Yaka kizatuma wubaka umugani wa Esther yavuze ngo kubaka bisaba kwihangana iyo ndirimbo yikuririmbi kandi urugo rwiza rusaba ngo arya ngo rwakira urugo n'amatungo umuntu abihangwe n'ababyeyi ariko umugore mwiza witonda wabagano witeza Esther ariko nijya mbona byanze hahandi byanze ngenda mfukame nsaba Imana ibyo igomba nyine gukora ibyo ugiye gukora. None se buriya reka mbabwire mwese Esther buriya urugo bisaba kwihangana buriya urugo bisaba kwiha urukundo oya njye Rwanda bizi sinubatse imyaka 6 gushaka ariko n'ubuzima bwawe shani umva nukuri wari kuzaba gutanga ubuhamya nukuri imyaka 6 ati burukigisha abantu namaze mu rugo rwanya imyaka 6 kandi nagiye gusenya umuntu arambwira ati umara mu umwaka imyaka ukamara imyaka 7
urugo wari kurusenya. Ariko se wowe urebye ubona ari ikihe kintu gituma umugore atandukana n'umugabo burundu? Reka mbwira njye sinshaka guseka umugore wasohotse umugore yagiye. Kandi sinaseka n'umugabo wasohotse urugo. Yes. Aba ari icyabaye. Mana habamo ibintu byinshi. Nta n'umugore agenda afite nk'igisebe mu mutima. Ugenda ubona ari kugenda kandi ukaba uzinga arahari kandi atari adahari. Hari umunyamakuru wegeze kumbwira ukoresha ibiganiro yarambwiye namaje kuki watandukanye n'uriya mugore yarambwiye ati ewana ati abagore bakora ibiganiro hanga baraza bakarya brushete bakarya ibyo birayi bakagera mu nzu bakadusurira nicyo kintu kigiye gutuma nandukana nawe ubwo we uwo ntago mugabo uri murimo n'ubundi ubwo nuza ukarya izinyotse ukarya n'ibiki byose ugasurira yaka cyangwa yakakagusura ntuzahita ugenda hari umugabo murimo so ubu nagiye kubaka nzi uko reba ukuntu yenzi ko abagabo ukuntu bateye nzi ko nta mugabo wakubita umugore kumenya impyiko wanjye nzamuga ati se umugabo yankubita wumva gufite imbaraga nawe nkamubaza se wankubita se ngo nagukubita koko umugabo aragukubita bro ukanaceceka nunavumbuka nyine kandi ukamuhatera ugahindukira nyine paradizo nyine ari ukukubwira neza nyine mbese nyine narohombi mu rugo ni ishuri ritarangira urugo ikintu nabonye cyo n'abantu bazubatse mbona ni ishuri ritarangira ugiye kuba umusirikare icyumweru kimwe ukwezi kumwe ntabwo wongera kwita shefu utangira kwitwa irindi zina nk'urwo rugo utangira kwitwa ngo ikize nyuma y'ukwezi bakutangira kuguhamagara niko nuza we ngaho ibaze nkayaka nakubwira nk'ijambo ribu uzahita usohoka nawe cyo kuza ngiye kurungunda ngiye iyo nkundana n'umuntu nijya mbona byanze nzajya mvuga nawe utishyira neza hano imbere ya kamera ngo kuko ngo uriya mu diaspora ngo atakureba nabi ngo atagira gute ubundi nk'umujinya wawe wumva uturuka kuki ntago amuzi ntago bari abana aramuzi naje kuri aya macana yose areba uko yitwara mwakira gutyo ariko nyamundi yari kumubwira Esther ngenda nezerwa kuruta uko aguhamagara mu izina ninjye mwita my husband your husband cyangwa my one only ariko we kuba nkunda no mu kanya mvuye kwishyura inzu yanyereje amafaranga mvuye kwishyura 450 amezi 3 ibihumbi 400 450 iranzu ntabwo uzayinsanga ku cyumweru nzayiva ubu ugiye guhindura izindi location ubu nuko ntiwabyumvishe wowe urasabwa iki yanjye nzatangira hasi none se nkawe urumva ko umaze gutera imbere uyu ni umugore mugenzi wawe sibyo uramufasha iki mu rukundo rwaya twaziye rimwe rwose mu bitandukanye ntabwo ungana n'undi jemba nabaye mu myaka 6 umugabo wanjye narababaye ariko Imana buri kavuga ati nzagumuza hari igihe nzagushumbusha kandi koko ubu nawe uramubwira ngo niyicare hamwe ashikame afate imijugujugu n'imihoro iki byose Mana ngiye kurura nagura mugabo yamurika uriya mugabo yumvishe ibaze ko niyo yumvishe n'akantu kambabaje aba barakugira ngo mbese nyine we nyikurera umutwaro wawe none baga Imana igiye babaza abantu umuntu kabiri ubu se Esther na Liliane we yageze ababaririya we hari ikintu cyegeze kikubaza cyambere ntiwabanye n'umugabo urabona aribwo mvutse mpita ngana gutya none se ikintu cyakubaje ni icyo wumva Imana izaguhoza ikintu cyambabaje nuko umupapa wambyaye kugera na zino saa ataraza kundeba papa wawe papa uyu uretse dusubira inyuma papa wakubyaye ugize imyaka ufite imyaka ingahe 23 papa wawe ataraza kukureba umuzi se basi uzi n'ifoto numva babivuga gusa ariko basi se uzi n'icyerekezo abamo sinyeneye kukimenya n'ahazaza sinyeneye ubuzima arimo pe eko numva ariko njyewe ngiye nkunde nako umubyeyi papa ngo yaranaye nakunda mama wanjye kuko ariko n'ubundi umupapa wandeze shana ukuri ko Imana waragerageje aho wagejeje waragerageje pe ako wibaza nk'umuntu wanga umwana wakagenda kamara n'imyaka birabiterwa n'ababyeyi ariko ahubwo ahubwo Liliane amaze kuba mukuru reka ngenge ku ruhande rw'abapapa na mama yitura njyewe oya bifu wagiranye ariko birumvikana njye mbana n'umwana wanjye papa we twaratandukanye hari igihe umwana wanjye avaga ku ishuri akamwe ngako mama uko abandi bana ngo babwira ngo nibatanga mama bana papa ngo muguce na gutya nkambwira ati Sharon nanga papa wawe shawe siko umwana yahitaga nsubiza njye nkunda papa wabyumvishe nuko
ukuvuga ngo mwe none se reka nkubaze Iste ngugarukaho nyuma reba nka bura Pateri mwakundanaga uriya mwana sikumvuga ko arereje iranje mwagerageza basite ko yibereye mu rukundo rushyashya ariko ubundi hahise habwa umuntu kuki muhagarukaho reka niyo souvenir urumva ahahise umuntu dukomeze nkakura nka Pateri mwabanaga mukundana iyo reba uriya mwana uracyari mutoya iyo agira nk'imyaka nka 20 ukajya umutozo bati uyu niwe papa wawe ntabwo ari kubyemera na papa we kujya n'ubu yaranamunyimye umwana wanjye uriya mwana mbara nawe ni umwana nje nirerera uriya tubona ntabwo ari we mwana wawe ndamurera uriya mwana papa yaramunyimye umwana wawe baramukwiye ariko njyewe nawe aba ariho neza papa rwose bariho neza nta kibazo ni ukuvuga ngo noneho ikintu cyo ndi kuvugira kuri Liliane avuga ati njye nanga papa urumva ahubwo uzabaze mama wawe uti ese ni iki cyatumye papa ataza kundeba umusore atereta umukobwa akamubwira ati bazabana yamutera inda akagenda agiye ubaka umwana ariko rero abasore bari hano hanze muri ndyarya n'ukuri muri ubu ryarya bw'uryamirizi mwana yanjye amarira bano bakobwa bigwa barira ariko nanone umusore wabigendeje gutyo nzi neza ko atabayeho neza uwo musore warongoye mama wawe uwo muvumo kugendaho umuvumo ubusujye umundi busabira umuvumo yego ko umwe se ewe kereka nsanze ariko ibaze nkuko reka nkubaze ibaze nkuko utazi papa wawe ibaze nsanze ari wowe cyangwa usanze ari yaka usanze nka papa ari yaka cyangwa ari nka nzovu ibaze wabigenza ute ibaze nyine ibintu tuba tubamo warangiza ukabyinira ku muntu ukavuga ibyo wishakiye niba mubana na papa uriya mwana inde ngwino ubishyira hano bimeze bite bamuboshye bamufunze yibye canoye ngo yaka mwifurire ukuntu nawe njye yangenzeho inde yangenze byihorere yarampamagaye genda banza nkore ndakora inkuru bakunzi ba IM mbabwiza ukuri uwo mugabo bavuze niba koko ari muri RIB nge nakwicara nkashyira ibyiwe hanze byose nta nubwo ndi bikatinge ntabwo ndi bikatinge niba ni wowe bikora nayo mafaranga arahita yishyura wayibaze kugira mwigize n'indyarya mwana uri mu bukene niwe wari wayibye iriya cano ibaze nta mugabo ni indyarya ariko niyo namurebye mwana aba yicaye wenyine ajya ngo afite utuntu ari gutekereza yaragushebeje se nawe kandi mwari inshuti reka mbwira ngiye kununeye uretse ngirana n'umuntu ikibazo twabana mu mahoro nkakumva nanjye nkakumva ariko iyo ushatse kuza kwigira umuntu nyine uzi ubwenge ushaka kundenga ntabwo byashoboka ariko uzi umuntu wifuriza abandi kujya muri gereza niko ahubwo se reba ukuntu yajya gufungisha Nyamabondo ajya gufungisha amuteranye na mama Sandrine ajya gufungisha Tiyote akaba ugiye yarajya no gufungisha Pateri na Tiyote nawe se mwese mwe muri muri RIB njyewe wanze ni Nyamabondo ayo usenga ni agapfu gusa none rero aho baho ngo kurukira hasi ugatwara Imana igitabari none ibaze ukuntu ari umujura ahubwo none wasanze ari umujura ahubwo se biracana yagiye kuzayinyira ariko nuko n'ubundi wenda dusaba ari ikintu yari yaramuhumye mu maso nawe umurebye umubano bagiraga hari indi tegete yari amufite mu mwana yari ayizi we yari ayizi ko dusaba wenda dusaba ntabwo ajya yita ku bintu ni umuntu rwose utagira ikintu yitayeho yumvaga atamuhemukira ariko umuntu wizeye fayinali ni uguhemukira none twashwana nimba kugura zira niba bwa mbere kibase none washaka ngo buriya nyine yayifatiraga dusabe ariko ngewe mfata none afata kwa kundi telefone kwa kuna amera ngo murabibona dore zina razisohoye ngo dore yinjije izindi ndavuga tumuye no niba ushaka ko ikiganiro dore zira nebe twicare mu intebe koze ikiganiro nari kumwe nawe ari kwivugisha nyenga mvugira mu cyumba ariko narabibonye ariko uzerekana ngo urumva ngo haze ngo umurengura kwishe ngo maje gukira ndibaza uyu muntu oya ariko njye bibaye ari byo njye wenda biraba ibyuya ntibiba amaraso urumva ahubwo n'ibindi biraza bijye hanze biraba ibyuya ntibiba amaraso oya njyewe ngereka nkubwire gereza
gereza ntabwo hajya imbwa burya hajya abagabo ariko kuko abyifuriza abandi wese none we yagerageje se noneho ibaze kwiba cano y'uriya muntu bakabateranya mwana akumva ntabwo baba hamwe umwana uri kwizamukira iki kibura kimbabaza nk'abantu bakagira abana bari kwizamukira naho ngo bare kuba bazatera imbere ugasanga amana bakira inda nini zanyu mwazigabanyije utuntu twacu umuntu wiyubakiye agacano noneho amakuru mfite ngo n'amafaranga bura niho yajyaga no kuri muntu mubona yakuye amafaranga 450 yakuye ibihumbi 400 dusabe ko mu kwezi ntago yahembwe kuri nuza agiye gukura amafaranga basanga bayakuyeho burundu urabeshya 450 ngo nguki yose abwo rero mpamwe n'indi si yakabara muhe ariko umuntu wifata kaneka kuvuga inkuru ndatazi oya nanjye ntago ndabitangaza neza ariko niba dusabe shaka akajwe nde sinkwifurije ibibi pe ariko niba uri umujura nyine ugusubiza iby'abandi sinkwifurije ibibi none umuntu wamwifuriza ariko dusaba aranyitaba buriya kweri kandi dusaba arimo hari wamuretse niho hari reka njye bashaka kumenya amakuru kandi yicayemo hari ntanyitabe cyangwa amakuru njye bashaka kumenya amakuru kuko uriya muntu wasoje ikiganiro ukajya kuyifataza oya iriya nkuru ndayikeneye no kuyibwira abakunzi dukora akazi soza ugenda iriya nkuru yo ndayitereka ku ruhande ni ukuri ni izina ry'Imana nuko rero uranako nawe urahita wubaka cano iriya cano yari y'umugabo ugiye ku mugabo wawe oya naga kanya rirana itacinga reka banze gahunda yo kwica mbageneye aka kanya no kubanza ibintu ngeneye akabanza akamenye akasa neza akagira ubundi ibindi bikaza nyuma njyano barambwiraga ati ko utafungura cano ntabwo njye mbona ngo umuntu afungura nyine barambwira ngo dore dusafunguye cano ura gufungura kugira ngo agendere ku bana icyo gihe ugendeye ku muntu igihe cyane ntabwo kira kandi koko kandi ari ibintu ukeneye kitaragera njye niberaho rwose cano nyifungura rwose nanjye binunguye narambye ati umwana wanjye umukore iki n'ikifungura yewe umwana wa dadi iryo zina ninde warihimbye wajya kugiyita no mu biganiro kenshi nagendaga yita ngo umwana wa dadi ngo wambonye kuntu nambaye nambara nk'umwana wo kwa dadi ni umwana wo kwa dadi cano yanjye yitwa umwana wa dadi of course uyu wese noneho utekereje agatekerezo ko gufungura cano uzayita ngo iki Liliane wadusabe famiye yaka hargira yari ikire yadusabe wayaka dusabe wayaka dusabe wayaka official none ubu bazamita none famiye yaka twayita ariko se mu by'ukuri gusa ntabwo ari byo dufokasinzeho nta kano kanya wa pepe umufokasinze ku kirero bigira abakozi ba IM tuzakeneye kubaka ariko tukagira ubundi buzima mushaka kwiyubaka ku kirero kubaka ikintu cya mbere tugatangira ubuzima nk'uko abandi babutangira ukiko ku isahani ishuka none se byibura kuri konti yawe hariho nk'akamiliyoni ibyo muzatangira cyangwa 500 ibaye iriho twakabaye twarabaye ntabwo se wagira ubaza ibintu kuko umuntu asigaye miliyoni wubaka uruko bwa mbere ahereye kuri angahe njya kubana po umwana bwa mbere aza kuntereta mfite imyaka 18 wari ufite angahe habe n'igiceri cy'icumi nanjye n'ubu nta giceri cy'icumi intebe matera ibyombo ibintu byose mu nzu nziza n'ibyuma binasa ahantu heza ninjye mu rwuzuye mu rwuzuye kandi baze tujye tujya gutandukana nibaza ko abayobozi babindikiye baravuga ati n'ibyawe umugabo waje winjira mu bintu kuva kera Imana yahoranye nawe umugabo umaze gutyo ni ukuvuga ngo ibintu byose waje usanga mu nzu mujya gutandukana warabijya Imana yamugenzeho ngiye kujya muri ghetto ndabigurisha urabigurisha ngiye kubana n'abandi bakobwa mwese mbigurisha agahinda mudutera ntabwo ari agahinda ahubwo mwebwe ko mudutera agahinda mudutera kakajwi cyane umwana ari amafaranga yose yirirwa kwa masandine barya amanuza ashagasi ahubwo niriya cano yuriya wundi ntara buyijyane narayirya uretse muzamure narayirya nuko rero Liliane wowe ufite angahe uzajyana kwa nuza kwa yaka ntayo iyo umugabo yagukunze yose ntago yita gufite nase papa uriya mwana bwa mbere aza tujya kubana njyewe ikintu nari mfite arambwira ati ngwino tugende nabyose mu gitondo mpamagara inshuti zanjye ngo narongowe agura amabyeri agura amafanta duteka amapirawu ndarongorwa iryo joro none se nk'umugore wa yaka waravuga ati nyaboneka abantu bakunda yaka mudutera inkunga wowe abakunze urababwira iki abakunzi banjye nzagutera ni mu bantu ndebe mu
mukunde kugurira amashuka mujye munsengera basi nzabane na yaka amashuka se niba babona amashuka 3 cyangwa 5 ariko aka ni akamara masa ngo ngwiki nta kibazo ariko amashuka 5 nagabaho ubuzima bwose burashoboka ubwo mutwereye amashuka 5 wabitoragura ako ese n'ukuri Imana yaguhaye ibintu byose umutwereye icyo uzatanga cyose gikuye ku mutima niba ari note senye kuko atari kwiyemera imbere y'abantu icyo gihe Imana izakumvugisha ako 500 nta nubwo uzibanza gutwera nk'ibihumbi 100 ako se wabyibore utangira kuri utangirira hasi ukazamuka natanza kugura amashuka y'5,000 bisenza nako nzamuha 5 ubundi ajye oya be amafaranga nta kintu bavuze ngo njye ninde wamaye amafaranga ujya kuro nakoraga boss ari wamaye yarangejejemo umuhungu twakoranaga ati kweri no mari tugiye oya umuhungu mwakoraga aramuhambirije aravuga baramubwiye ngo oya ntabwo ari na mari yari igishashi uwo mugabo ahita ambwira ngo ninjye gushaka mari 15 niyo nayiyunguriye imari ya 15 utahana cya gishashi bitwa ngo ndambiwe ariya bakitaga ngo bakitaga mvuye Kongo cyangwa mu kigaratashye nakibonye subirasubiza cyo kintu ngurire mari ahita kugurira mari 15 cya kimari kini n'ubu nacyagifite tanti nanye n'ukikiramo imyenda none se nka madamu yaka rero tubwire itandukaniro ugiye uzanye kuri yaka ritandukanye n'abandi bagore yaba yarahuye nabo itandukaniro nuko Imana izamfasha nuko Imana izagufasha namwe muzansengera urugo rwanjye ruzagende neza urumva amasengesho Kenya ari nka yahe muzansengere bitengera urubyaro umuntu abirago n'ababyeyi bitengera urubyaro urugo rwacu rutera imbere zaho ririmo amahoro ese ubwo banye na yaka ntubyare yene se njye ntabwo nkuru urubyaro washyize nka muri imbere ariko wifurije urugo rwiza muzabyare hungu na kobwa amina nyene uravuze uti uramutse nyene nayo nkubajije uramutse ushakanye na yaka ntubyare ntago mbizi nyine hari umwana ufite Imana itanga umusenyi ya papa w'umwana kwamaranye imyaka ingahe kuki muvuga none erega umugabo buryo urugo rwiza n'ururangwa n'abana ariko uzi gusohoka ntago urasonzana n'abana rero ariko bafite sikwabanye imyaka ine byaranze umusore we narifungishije sinamubonye nyuma nyene nawe noneho uramugira inama we nibigera atarabyara Imana nyine itanga urubyaro Imana itanga urubyaro ese kutambiha tugende nkwereke mu bapfumu bazaguhesha umwana ndavuga ati wapi nzasenya Imana mu bapfumu baguhesha umwana none se nka Liliane uramugira inama yo kuzagira uzasengera urugo gusengera urugo nyine ese nk'ubwo ni mu bantu ukabona ba bagore ba Yakobo ku ruhande baraje baramuteye hari ikibazo cyaka nuraza yayiciye bazashe yari uko bashaka umugabo reka mbwe yamahiye kumva yaguhahiye yishyuye inzu yakwambitse yakoreye buri kimwe cyose ariyo mpamvu uraye wangoye ngarajya gusambara ariko ste reka kumwoshya mbonye noneho urugo uvugiye kuko urwo umugabo wawe we Nzovu urumva ubushize yaravuze ati uru rugo nta ruhari urumva baravuze ngo urugo none urugo uraruvuze akunda yaka naga ari nka Diane ubibonera hehe none ikintu impamvu amukunda uyere kuvuga ngo niyo yajya no muri ghetto niyo yajya hehe narwo nakwisimukuruza n'inzu ye hejuru ariko uriya warashaka inzu ya 200 none haje wa festa nukashaka inzu ya 200 rero uyu yarashaka umwana arashaka umugabo ubuzima bwose tuzabubamo ubuzima bwose muzabubamo kandi buri bintu sibona biketa byihuta bura namugisha ntabwo bijya bihirwa bura banza ugende buhoro gende gakeya uzagira ku rwego paka ko niyo ugiye kubaka inzu ubanza ugacukura umuntu uza ukabanzamo amabuye ariko yo kuvuga ngo dushaka inzu ya 200 ejo none se wowe urumva mwaba nko mu nzu yangahe byibura minimum 50 cyangwa 60 50 ariko abakunzi ba IM ku bakunzi ba IM nizere ko hano umuntu uri muri no video nizere ko ari bwitange nk'amezi nk'abiri nukuri ku bakunzi ba IM uvuze ya 50 cyangwa 60 ubwo nukuvuga ngo ni muri 60 ariko undi ndashaka inzu ya 200 ku bakunzi ba IM nizere ko rwose abantu bari bari no video bari bwitange byibura nk'amezi abiri iranzu nari nimo ngisibe kuzafanya ivuye ariko kubera uriya mugabo wanjye yarambwira kujya mu nzu nzagusangamo ubu ugiye mu nzu nini kugira ngo azayinsangemo umugiye no kubana none
kandi azaza akamuterera ifi. Inkuru nziza rero hano kuri IM. nkenze winda Yaduha amakuru ariko. We yaduha amakuru. Inkuru nziza. fata ko mfite umugabo nanjye. Iyi turabizi ko ufite umugabo. Wavuye mu nzu ugiye mu yindi nzu ugiye kurongorerwamo. Umugabo wa nyina azansanga. Azagusangamo. Wow. Ngo muri kwitegura no Gihindura ibihe. Birahinduka. Asunga akaririmbo waririmbira nka yaka ni nka kahe Liliya. Namuririmbira. Senda karamuririmbira hano adahari. Oya arakabona ariko ibyo uvuga byose. Ibyo avuga byose buri ikiganiro cyose. Ikiganiro muzi umugabo wanjye barakira. Mureka tumuririmbe ariko. Ngo urukundo nkukunda si nka rumwe rw'ibirara. Unza kujyana kwa mama. Maze nkwereke na papa. Nta kindi nyisiho iyo ndirimbo. Urukundo nkukunda ruzanjyana kwa muganga. Azanapfa. Ni ukuri nyamara urugo rurahari. Ni ukuri reka mbabwire. Ngewe simbivugiye inyuma, simbivuze kuri kamera, nanjye nemeye nk'ukwezi. Ariko nemeye ukwezi ariko munyereka ko ari ibyanyabyo. Ukwezi ndabyemeye, urumva nizere ko hano ku muntu ururebe iki kiganiro nawe ari bwitange byubura nk'amezi nk'abiri. 60,000 ntabwo ari amafaranga menshi. Imana isubizaho sibyo ariko byibura none se nicyo kintu kiri kubura. Ibikoresho se. Yego ibikoresho wagenda ukagira ukabigurira umunsi umwe ukabijyana mu nzu. None se hari amafaranga ufite yo kuzabigura byibura? Bafite makeya. Yakafite makeya. Hari n'umugore hano bari gukora. Ufashe n'afata udusafuriya nka 3 burare ibintu byose Ni safuriya 3 ibikombe 2. None se wowe se hari ibindi bigiye nabereyeho ubu. Muri bwo ngiye kugura nanjye amasafuriya mazima. Urabeshya. Ubundi mbere nawe nifite udusafuriya dutoya ava agite ngo ava. Ari n'ibiremo byose. Ubu no kuvuga none se we aho wabaga nta bindi bikoresho wari ufite? Desi dusoza rero reka nkubwire mvuge nti byibura nkwisabira ikintu kimwe Liliya. Sengera urukundo rwanyu na yaka nukuri tuhite dusoza. Ndusengere? Rusengere pe. Ngiye turahita twisoreza ntago mvuga amagambo menshi ntago njya ntinda mu bikorwa ndiruta nimba nibinyoma. Uwiteka Mana igira neza, uri Imana igihindura ibyanze guhinduka, uri Imana ikora ku cyavu kicaranya n'ibikomangoma. Mana ndakwinginze runo rugo nibwo bwa mbere ngiye kubaka, uzamfashe nzaboneremo umugisha mite mbyara. Abantu batekereza ko runo rugo rutazashoboka wowe uzakore nk'Imana, ibindi Imana izagerageza ibimfashemo. Amen. Esther nta jambo urenzaho wowe? Imana izabubakira. Imana izagerageza kandi Imana n'igerageza. Kuko Imana irakora. Imana izakora. Izakore pana nk'abantu. Nukuri rero ndabashimiye mwebwe mwatangiye iki kiganiro mukaba mugishoje. Nge mwumvaga inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi rutarimbana ibinyoma intore idatoragura amayugi.